Papa Cyuzi afite inanga z'umukara kandi inanga z'umukara ngo nta kintu zikora kandi nta kintu zikora nanga z'umukara zahura n'iz'umutu ntago zahura nawo ibyo bintu byihore ntago ndirirwa none se dia wenda ntago tukubahutse ashize nk'igihe kingana ute usambanye ibyo ugiye kubaza oya se kandi akore akodiya kajya kubaza gusambana kuri baraje ikintu wambaza business cyadupanga yindi ari usambanye yes twaje kubasubiza mwe mudahwemo twereka ko mudukurikiye 5/5 nk'ibisanzwe turacyari kuri channel yacu Diane Media ase Shadia amakuru mwana sha amakuru ni meza harya banyitande bakwita Papa Cyuma oya asa mwana ni Papa Cyuma oya Papa Cyuzi okay ngenzi Papa Cyuma igorata Papa Cyuzi kajaje rita ariko icyuzi cyabaye icyuzi ngewe icyuzi kuna nyizi icyuzi ura muntu washatse kuvuga ngewe icyuzi navuze ni cya kintu umukobwa akunda nyara nagasane nicyo oya ngewe ntababeshye icyuzi numvise nicyo tumaziye twarakobokeye na ibyo ngibyo bibindi byo simbizi navuze yuko igisira cy'umukobwa nacyo gikobekera ngwiki nagasane Imana biri seriye ni kwa kundi nyine umukobwa wamwishyuye ngo mubomore yindi wabikobokeza amafaranga wavuye kwiba hari umuhungu ajya kwiba kugira ngo abone ukuntu yicomita okay nagira ngo rero mu Rwanda reka mbabwire nitandukanyije noneho ikibazo ni kibi ngiye icyuzi nzi banyarwandakazi nicyo twakobokeye hari mu gishanga Nyiramajambere Esperance rwose yagiye amaze kutwishyuriza icyuzi twakobokeye ibindi ari kuvuga by'ibyuzi ntago mbizi gata se Papa Cyuzi uri muri sa bivuga ko abyumva ntabwo nifatanyije nawe bitandukanyije nawe kandi ikindi kintu kibo kunshimisha nuko urimo kubivuga yambwiye ngo nkuzana aha ngaha ngo muri abakunzi wowe nawe nibuka asa Diane wewe wamutumiye na ndi wamutumiye nahise wagiye kumutumira mutabyumvikanyeho nyine ntabwo yarasiko ndende tubivugeho namutumiye nk'umuhanzi oya yego ntabwo ndi umuhanzi mubeshyera nje ndabihakanye arabihakanye bikasemba nje ntabwo ndi umuhanzi okay uri iki basi ngiye ko ngufana nurifana nje ni content creator oya kuri n'umuhanzi uraririmba uwuhe yaririmbye sha indirimbo nyinshi cyane pe teri yaririmbye tera twumve sasa we sha niba rukaririmba ntabivemo iyo niyo naririmbye oya rukuntu nyine bayita sha ndayikunda ariko nabonze kuririmba icyo kibazo oya ntacyo gerageza nyine ngiye kujya nzamuka ushyiremo beat ngaho ririmba nyine ndayikunda ntabwo nzi ngewe Diane abanyarwanda n'ubundi turamumenyereye ko ari umufezi kuje wambaye Amavubi badutsinze bingahe nagabizi kizemo nka totali banza uvuga Afrika y'Epfo yatunazemo bingahe ibitego 3 ku busa Bene yadutsinze igitego kimwe bushize ariko bwabanje twari twayitsinze igitego mbabara mbere yuko wenda dukomeza umbwirire muhanya w'umupasteri ndagira ngo mbabwire ko umupasteri arengana nimba twizera Bibiliya cyane ijambo ry'Imana ratubwira ngo sibwo mbaye pasteri okay dukomeze ijambo ry'Imana ratubwira ngo iyo iduhaye amasezerano ntago rero asezerano iduha buriya ushobora kuba warasezeranyijwe kuzabona imodoka uzagura inzu uzabona amafaranga sibyo Papa Cyuzi ariko uzi impamvu bitarabaho ya masezerano wahawe ntago wigeze uyasengera ntago wigeze uyitaho ujye uvuga ati Imana ryasezerano wishyuza Imana uvuga ati Imana ryasezerano kuba rero tutaragiye mu gikombe cy'isi ura pastor ntago mu blaming kuko nta nubwo duprefera ko twari kuvamo dufite amanota 11 ntibishoboka byonyine kuba twaravuyemo dufite ari amanota ni nakandi kantu mbona ko byari gushoboka ko no mu gikombe cy'isi tujyayo aho ikintu cyabayeho twe twahawe amasezerano Imana yaradusezeranyije turirengagiza twibagirwa gusenga twibagirwa ko nyine isezerano urisengera hari ikintu maze kubona icyo kintu kare ni kimwe iteka ryose nta muhungu uvuye kwa nyina ugaruka avuga ubutumwa bubi icyo kintu maze kukibona oya ibintu uvuga byose urabeshya mbeshya iki niko kuri kandi twumvikane mbeshya iki ngereka nkubwiza uko ibaze ko Diane umunwa yise ashyira akabaro hasi hari ibintu mugeramo mwumva ngewe wapi ntago ndi kubyumva neza wowe cyo wumva ni iki kandi ngewe machaka kumva ibintu nyine biguruka avuga ati nasuye ikibebe gutya cyanyemeje ibintu nk'iki ase Diane reka nkubwire machaka kumva nyine ibintu ndimo neza uramutse usuye nk'igisore ni ikihe kintu uba wumva cyagukora mbere na mbere kumva kiragushituye
umusore namusuye se muri kumwe muri ghetto kabisa wahageze neza iki kintu si gusambana gusa ari ikindi kintu cyankurura kambwiza ukuri ngaho uzi ko buriya gusambana bitabaho nahoze nkubwira gusambana yaba bitariho umukobwa nawe baramuhaye kiriya gitsina mwebwe abahungu mwari kukiremera nimba nabitekereza ko ibintu byose ntabwo twe twari kubitekerezaho ko kibaho gute se mwari kujya mugenda Imana ibaze ko ariyo yadutekerereje ibizanye umuntu nka Eva Nese urumva twe twari kubona umwanya wo gutekereza ibintu nk'ibyo. Oya nizira mwari kujya muyitekereza kiriya kintu mani kiraryoha. Reka nkubwize ukuri. Asa kiryoha mute wowe uzi kuri gusambana muri rusange biraryoha. Je ntabwo buryo wenda nimba ari uko ntarabikora gusa ntabwo buryo mbuzi. Uri imanzi. Yego. Ariko shabahungu noneho papa cyuzi ni imanzi nawe uri imanzi. Je ndi imanzi. Oya nago hamagara mama umubaze. Nago nabyeme. Ashiramo hamagara umubaze. Uri mama wese. Nese ugiye gusambana wanje gera uramuhamagara. Oya mama nje ababizi. Je n'umukobwa dukundana mama bamuzi. Kugira ngo byumve. Mama wazi umukobwa mukundana? Cyane. Cyane. Tumamagaye yaba right now ngira muhamagare. Yatubwiye izina rye. Kubera ko ubaka kanya uwo tumaranye iminsi ntago ikigaragara akora break up nyinshi akora break up nakoze break up ebyiri kandi uvuze ngo tumaranye vanabaho yego tumaranye iminsi ko nari maze igihe kinini ntakundana akoze ko ari byo okay yego none se gusa ndabizi neza ko nawe aramuzi ariko ntaramubona kandi ubwo kuba ataramubona ngiye prefer ko bataramumenya ntago aramumenya aho ngaho birumvikana. Nese dia kagumaze ikibazo uwo musore akwatse wamuha we umusore w'imanzi yego oya musore w'imanzi ngiye ntago namuha ntago uvuze ngo nagwama basore w'imanzi none se nimba abakobwa batari amasugi muvuga ko mudashobora kuduha nyine kugira natwe tubimenye tuzabibwirwa nta n'iki imanzi wapi nta ushingiye kuki kubera icyo utamuha abazi kuryoshya ibintu nyine wa musore w'imanzi yego uri kumwigisha nyine nese sibyo byiza ngo ndamwigishije arabimenye ejo azajya ku wundi nagazangaruka kandi njye amwigishije koko se cyane niko bimeze ngo bararakaye abahungu bararakaye man abahungu bararakaye mvure natakwigisha ndakwigishije ugiye kundi mukobwa gusa ubwo ngiye nandi kukubaza iki ntako byakunda namwe rero abakobwa mwaranarakaye cyane ntago ushobora gutanga isomo gutyo ngo kugira ngo utazatanga edikasiyo akajya kuyaplika handi cyane ngiye niyo umuhungu duhuje rwose tugasambana nk'abanagazi gukora ibintu sinamusubira ko nta kintu namwigisha mwigisha azajya ahandi dore umusore aratuje arimo kureba ase urimo kureba udukimwa abari kureba uko nyine bari kwa duhungu tunye tugiye udukobwa twinshi tubeshya umwe bari kumubeshya ati ubungubu ndi hehera ndi mu kazi undi ati ubungubu ndaryamye gutyo nyine sure nise nkubeshye abahungu bakunda kuba mabize ku mafone abari abahehesi ubu ako kaniga muri kumwe n'agahehesi hano ngiye mbivuze no turi kumwe atazabyumva ahandi umuhehesi nguru umuhehesi none Justin ubundi amakuru yawe shameze neza impamvu narimbayeho bize gato wabayibaza Diane ho gato cyane babari umwe nk'umunota umwe mama arimo aranyandikira mbaza umuntu turi kumwe ubundi gihe cyose ngiye mama iyo ndi kumwe n'umukobwa ahita abimenya yego rero arimo aranyandikira mbaza umuntu turi kumwe niyo mpamvu uri kubona ndi kumusobanurira ko ndi mu kiganiro yego okay Diasha oya musobanurire uri kumva reka ubwire Dia uramutse ubanye na Justin sha stress yazakwica umwana n'uwa nyina nazamwicira ari ngewe yahitamo umugore cyangwa yahitamo nyina kandi wumva ahubwo nyina ari kumuzo wa mbere turabizi abahungu bakunda ba nyina pe ntago tubabujije gukunda ba nyina naho abakobwa se ba nyoko ubwo ni ba nyina kumva kunda nyoko akora umugore bamubonera umwanya yego niwe bize cyane nyine ngo mbone ngo ninjoro noneho umuhungu muri kuvugana ngo pe anitabe mama ibyo se byo ngo pe anitabe mama umuhungu muri kuvugana saa 7 z'ijoro ngo pe anitabe mama sasa bazijoro kuri phone ariko kuri phone muri kuvugana kuri telefone wowe wakabaye umugore we rega guteretana nago bitari uburenganzira bwo kuba umugore nago sasa mbwa ngo witabe nyoko gise nibiki none se kiramutse ari ikibazo kihutirwa mu rugo Diane sasa unamubyeje hamagara umwana sasa we yamutera ubwo ababyeyi bose bahisha amakosa buzi ko bahisha ibibazo abantu siko wasaze none kushaka kurwana Justin urabyumva nyindi kuvuga ko ababyeyi bahisha umwana iyo umubyeyi yagize ikibazo umwana arakimurinda nakimubwire siko wasaze wowe kereka iyo mwana yari mutoye biterwa n'umwana yari mutoye nanjye nta kintu bamisha
abandi basore tuziranye banabaruta ababyeyi babo ntabwo bateza ibibazo rero mama muri kutubeshya hari igihe wasanga ari ibihwerewere babona nta musaruro wabyo uburezi bwo abasore tuziranye ahubwo ndi kubona mwebwe ahubwo mushaka ko ari mwebwe biwerewere uravuze ngo turi kuri chano yawe ibyo ushaka nyine dutukere hari ubwo wadutumiye iyo umuntu atari kunyumva kenshi na kenshi mubonamo injiji cyo cyambere cyo none icyambere ukuntu umuntu nkunda umuntu nyumva mu makosa yanjye nkunda umuntu nyumva niyo waba wakosheje niyo nawe nakosheje shambonye ikibazo hano cyakiri burya ni mugoroba ndakibonye understand nahise mbyumva cyane rega buriye mba mbizi cyane pe nkunda umuntu nyumva mu makosa akansobana kambwira ati Diana nubwo nakumvishije nyuma kaza nacururutse nubwo nakumvisha ariko wari uri mu makosa so aho ndakumva mpita numva nyine wanyubashye nese Diana wiriwe ariko ahubwo ndirirwa ibyo byo rwose ibyo byo rangorererwa pe ibyo bintu byihore ntabwo ndirirwa none se Diana wenda ntabwo tukubahutse hashize nk'igihe kingana ute usambanye ibyo ugiye kumbaza oya se kandi akore ariko kajya kubaza gusambana kurumva nacyo ikintu wambaza business cyadupanga yindi ari ubusambanyi ntabwo ndi kumwe nawe njye nta yindi business nuko nyine utari kwemera ko bivuga Jesse hari ariko nta yindi business tuziranyeho atari ubusambanyi business wamagara tugiye gupangisha no gusambana ngo tingurangiye umuntu musambana nibyo nzi kugiye kumbaza nese niko kazi ukora iyo njye nese niba ngiye kuntu tuziranyeho ari nk'ibyo njye sikagiye kumbwira okay ngo komeza umbaze mwabantu mwe ndumiwe ngo twagiye twumva ko atari byo rugiye kumbwira ibibazo business bapanga hano n'umuntu bita Papa Cyuza ariko akoreka nkubaze Juste nawe urabyumvisha uranabyemera ndetse yabakarashigiye ko abadahari nujya kuvuga iryo jambo kabyemeza ubanza ukuremo umupira w'igihugu kuko wabo ibintu nk'ibyo urumva we nta muntu ya judginga hano nawe iwe yatumiwe ukuntu nziranye na Diane ufite ukuntu tuziranye ariko unzi kurusha Diane unzi kurusha kuzi Diane wenda nanone buri muri wese we ku giti cye ndakuzi wowe none ariko na mama wakubyara guhinduka cyane rero kuko hari ibintu tuziranye muri make ariko se wa munganye rero nta ni ryari bigenda bina nibigenda bisa ubundi wahitamo iki sawa abasore barabake ariko koko Samson ukomeje kuba urugero rwiza mu basore cyane buriya mugabo nawe ari mu bantu badutanze wamungane ubu mwarimu yabaye mwarimu mwiza mama we none araza kunyica pe cyo kintu nababwira Papa Cyuzi yes yaje ikintu nshaka wowe ukuntu ibintu bimeze ubu ndumva nasohoka mu kiganiro ukuntu bimeze ikiganiro cya Diane wembaza ikibazo ugiye kumbaza tureka atari ubusambanyi ugiye kumbaza nari ngiye kukubaza ubwo ni gute ufata business twe dupanga z'ubusambanyi ku ruhande ukaza kuzimbwira imbere nari ngiye kukubaza ngo Juste aramutse akubwiye ngo nka saa saba z'ijoro ati Diane fata agakabu ndagushaka dusambane yego ndi mushiki wiwe akaru kose itongeraho ndi mushiki we aramamagaye ngo tuganire ko nta business turi gukorana amamagaye mu biki musambana bivuge neza basi ngo musambane wagenda cyangwa wabyihorera nagenda tugasambana sike nanze ko dusambana kandi ko gusambana bari ibintu byiza gusambana ni ikintu n'ibintu biryoha asereka nkubaze kuva ryari nkubwira ngo ubusambanyi buzamura umwuka buzamura uburakari bw'Imana ubusambanyi butuma umuriro waka cyane wambwira ibintu byanditse se wambwira aho byanditse ibyo bintu mbwira hano byanditse gusambana ngo bizamura umwuka mubi wese wanyereka aho byanditse ko gusambana ari byiza hari aho byanditse ngo ati ngiye nakubwiye ngo muri Matayo umurongo wa kangahe nashatse gusubira ase kubera iki Bibiliya ariko ubundi wasomye Bibiliya neza mukoresha ibyo nabahaye neza bibagirira umumaro amena ibyo yaduhaye Imana ni ibihe sasa uvuka ku isi n'ubukungu twakoreye ni uvuka wizana ubukungu uvuka wazinje igitsina cyawe wambaye ubusa nanjye nicyo navukanye iki nicyo bavugaga rero tugomba gukoresha mu isi kikadutunga Juste amena Juste ngenda kumva neza cyane ibyo bintu ari kuvuga nitandukanyije nawe amena je nitandukanyije na yoro ngende kuvuga bose nizo kabu sinzayihama nukuri sinzabikubwira cyane
ariko abantu kubera ko imibiri yacu ni insengero z'Uwiteka ushaka umurongo nanjye mubiranye n'insengero z'Uwiteka nyine kandi wumva ubusambanyi bwarakoretse none se kubera iki yego yego nera story bame mikoro hari umuntu avuze nimba ijambo ry'Imana ritubwira ko tugomba gukizwa cyangwa ukwiriye kubera urugero rwiza abandi bantu bagakizwa bakunyuzeho yego kandi ijambo ry'Imana ritubwira ko imibiri yacu ubwo ndi kuvuga ku ruhande rw'abakobwa buri abakobwa niho ndi kwegera cyane imibiri yacu ari insengero z'Uwiteka sibyo kubera iki twangira abantu kuza mu nsengero z'Uwiteka kandi ariho dukirizwa do you understand ibintu mvuze ndi kubyumva urugero musubiremo icyo kibazo cyakomeshye ndavuze ngo nimba imibiri yacu ari insengero z'Uwiteka kandi ijambo ry'Imana ritubwira ko abantu benshi dukirizwa mu nsengero dukirizwa mu nzu y'Imana yego kandi imibiri yacu ni insengero z'Uwiteka yego ni iyihe mpamvu mutuma abantu batinjira mu nsengero zayo kugira ngo basenge bakizwe ninde muntu wababujije kwinjira muri izo nsengero z'umubiri oya hari abadatangitse ntabwo nabuze insengero z'imibiri ni insengero z'Imana nimba hari abadatanga izo nsengero n'urunguru dufite uruhne nawe ni igitsina cyawe uri cyo kwa General Yesu oya njye ntabwo ariko nshatse kuvuga navuze imibiri yacu ni insengero ntabwo ngerageze mvuga nta gitsina nigeze mvuga hari igitsina wumvishe mwa no mubiri kandi umubiri igitsina giteye ku mubiri rega cyane none kuri kuvuga ngo igitsina ijambo igitsina tukiyore ukita ukomoza ku gitsina nicyo kintu cyonyine ufite imibiri yacu ari insengero z'Uwiteka rwose ngerekana ibwire nk'abakobwa inshuti z'Imana imibiri yacu ni insengero z'Uwiteka nese mukobwa muvandimwe watabaye uwo mutipe wo muntu mukundana ko rwose azaguca inyuma akajya kwigurira indaya wenda havuye monke kuko ngiye nimba ari ikintu cyose naca rwose pe mbivugire kuri izi kamera umuntu nkunda sinamuca inyuma nongere mbivuge umuntu ngize gute nkunda sinamuca inyuma ikintu cyonyine gishobora kubaho uretse gato papa cyuzi wenda sinzi ubu ntarimo urakuba hari yashonje ariko umuntu nkunda sinamuca inyuma kubera ko ntacyo mba namuburanye ndaguha urugero yego utukiraho ngo turaharenga nge ndahamya neza ko nashidikanye yego byibuze naho wicaye Diana guhagurukiye akaguhagurukira byanyabyo ntago ndi igiterega ntabwo uri igiti byarangira nyine umweretse ko utari igiti oya ntago nabikora wakanga se ngamara kuri ikiremba nyine oya ni Imana yabibona ko twaguye mu mutego rega Samson yaraduhemukiye none Samson yabaye urugero Samson ariko ntekereza ko no kuvuga ngo yampagurukiye ntabigizemo uruhare nabwo bidashoboka ndakubwiza ukuri ko you get no kuri kandi ntibyashoboka ko iki bitashoboka none se yansoma ntabishaka icya gusomana byoroshye kugira ngo ampagurukire bikunde nuko nanjye nabigiramo ubushake mfa ko wamuhaye akanya gato ako kanya rero nibwo bushake nakubwiye ako kanya umukobwa ngenda hamya nashidikanye nta mugabo n'umwe kuri nosi utagwa mu mutego nk'uwo Samson ataguye yaguyemo ntawe n'umugore mu aguca inyuma cyo ni cyambere oya wenda umugore we burya ashobora no kutaguca inyuma ariko umugabo aguca ariko umugabo abagabo bari manwe ikintu niko turemwe nimwe mwabiduteye natwe ahubwo tugirirane natubwire umbwira utambeshye ni ujya ureba nk'umuntu ukavuga ati uyu mujama si rimwe se ahubwo njyewe ukoma ngiye mbona umujama nkamugira irari nkumva namufata ku ngufu igo duhe nk'urugero abahungu benshi cyane ntabwo nshyitse ko bavuga ariko ni benshi pe cyane afite inanga z'umukara kandi njye namwihera ko tanerinda sinaribe wabikuye he mwana naramuhaye higo afite inanga z'umukara uzi ikibazo se abanyihishemo ngo uranzi kundusha abakwihishemo se ufite iz'umukara se bihakane ahubwo se ubwo wowe ko afite ubwenge harumva izo zibaho urabihakanye hari izo uzi ubwo mwe murazizi ko ntarazibona se ako reba iyo mikoro yawe hejuru rero ukuntu hasa umbwire niba zava mu muntu akaba akiri muzima yaba ava vidanje ntabwo z'umuhondo oya ntazo nzi z'umuhondo intanga zitari umweru nazibaho urazumva nawe urabihakanye ahubwo njyewe unshinja umukara mutubwire unshinja njyewe umukara gute wowe ufite iz'umukara zibona umva Diane mu buzima busanzwe njye ntabwo nkunda umuntu unyubahuka ndakwiyamye nubwo ndi kuri cano yawe umbabarire njye ndi kukubwira izo ufite
ibyo bibwire Justin mwicaranye ndi kubimubwira ngenda kumva afite izimeze gute kandi ntabizi z'umuhondo shaka nkwereke nsanze ifite z'umuhondo naguha pe nakemera nkaguha ngo ntabwo watera inda niko yambwiye ntabwo wayinira najya nkwihira ntaribi ikibazo yigirira ntabwo atinya sida ahubwo atinya inanga ngo zamutera inda wumvishije se hoya rega ndabyumva hoya ntabwo tuvuze ngo ntabwo umuntu atinya sida ngo cyangwa atinye inda ariko ngiye ndi kuvuga mu buryo bw'inda no mu buryo bwa sida nabwo turabureba hari uburyo mu bureba ariko rimwe na rimwe ujya unungura hari igihe ukubita akantu nkumva washyizemo ubwenge bwinshi pe njyewe ibintu byose mvuga biba biri mu bwenge buki ngize kuri ya pacyuzi mbabara umunyamozi yewe harimo oya nagukomye muri comment bakunyomoze muri comment ni watubwira reka mbabwire muze kwandika muri comment reka mbahe challenge abantu muri buze kureba iki kiganiro yaba kuri TikTok ko turaza gushyira akantu gato yaba kuri YouTube mu mbabarire muze kumpera Diane nk'ubwenge bwe tubushyire ku ijana tubushyire ku ijana mu mumpera amanota Diane ibyo byihorera guha 0 reka reka mbenya tanga nihereho ubwo nabone baraza gukomeza njyewe uburyo mbona Diane ngiye kumuha amanota rwose yego nk'umuntu umaze kumumenyeho gake yego Diane ukabyara nubwo twicaye iwawe akora gudutegeka yego mumbwira njyewe mbona ngiye kuguha nkurikije ibiganiro byose wakoze kugeza na n'ubu Diane uteze yombi nje Diane nshaka kumuhindura sindi kuri channel ya Diane nje nshaka kuguhindura Diane afite amanota 2 n'ibice 5 kwijana umuhaye menshi oya guys reka mbabwire guys ndabizi ko mutarya ruswa abanyarwanda pe turaziranye wana turaziranye Diane mugene munyandikire comment ari mu mumpera amanota kwijana ndabasa no kuri do please ndabasabye mu ntangira amanota kwijana kuri Diane Diane ni hataza umuntu guhereza minus na 0 umva ngiye ndabana bamereza muri za 80 kwijana comment ndamenya kariya Diane ngiye uraza kubibona ibintu nzanarwana nabyo bisharinge paka kugira ngo ngiye nagari umwe uzayandika ni nkabe batatu niba benza batanu batanu mu bihumbi 100 birashoboka uzi impamvu se bishoboka zaba rimerize oya ntagari ntabwo afite niyabura ahubwo wowe urumva umuntu udafite ubwenge bwo kugira amanota 80 yagiriye ubwenge bwayemera ahubwo umva ukuntu bigenda babandi bahuye kwe bariya wasanga hari muri kwe hameze kwe none bariya bati ijana ku ijana 150 ku ijana awana zagutsinda nitubona abantu 50 bavuga ati Diane afite hejuru ya 60 ku ijana hejuru ya 50 okay hejuru ya 50 ku ijana izina ry'Imana yo mu ijuru umushahara membwa Justin azawuguye siko bimeze niko bimeze abantu senkani nje nimbabone ewan mu gihe cy'ukwezi no kuyona tebere ko ntabo yewe ndabizi neza ko gwa hejuru y'amanota 50 ku ijana yego jewe yasha nanjye cyo do bigisha ibintu byiza bigisha ibintu by'ubwenge gututama amanota je ibyo bintu nibyo nshaka kuvamo turi inshuti bivamo so ushaka dukomeza tukabinshuti nawe ushaka kunigisha abantu kandi aribyo bimuganira nyine wowe banza wumve ushaka dukomeza tukabinshuti se wabiretse kabinshuti ibyo bintu wabyihoreye ibyo bintu bireke papa mama ibyo bintu wabyihoreye bitaye kuntu tubirebaho ibyo bintu si byawe ni ibyawe ubwo ibyo bintu nukuri wapi ibyo bintu byaremewe ibyo bintu byihoreye abacyuzi ne baremewe rero ikibazo cyawe ufata ibintu bagushyizeho ugashaka kubimbirana abandi ubu ngengirana ikibazo nawe we tugabana isambu nibyo mba ndi kwibaza nawe urashaka hiki mba ndi kwibaza wowe umva ibyo bakubwira hinduka kubera imico yawe mibi y'ubusambanyi yakoretse gusambanya n'imico mibi sharanye ntabwo ari imico myiza ngaho rero umva umuntu ugiye guhindura ari igihe uzajya guhindura umuntu ahubwo usange waraguhinduye gusambanya ntabwo ari imico mibi mana iki gikombe ukindenze mana undinde ibi bintu turi kumwe hano sinzi uko bitekereza byarasaze kuba bidatekereza ubusambanyi nanjye setu nago bikunda kandi Diane yanga umuntu udatekereza kimwe nawe Diane ni gutekereza nawe Shadia kanya uturimo gutekereza aho hano rero yuhamwe ubaka kanya n'ubwenge burangana Diane rwose amajya n'amaza turi kumwe nkunda umuntu utekereza bimwe nyuma wenda akaza kumbwira
ushaka gusambana ubu urabishaka gusambana cyane ubu ngo tugende twe twisambanire tugende muzimye kamera twisambanire ubwo ni igihe kingana iki okay banza ubwira abantu bakore subscribe like and share kugira ngo kuri channel yawe nshyashya ibintu nk'ibi okay guys tugiye kwisambanira uri kumva mutobare mukore subscribe mukore share comment ngiye cyo twabasabye ni comment z'amanota ari hejuru ya 50 ngiye ndabasabye pe mumumpera amanota kandi ntimurye ruswa ikintu nge nabibwirira mbere yuko Diana akomeza kuvuga mwabantu mw'ibintu Diana ababwira ntimukabyumve nta bwenge bo burimo ukuri ntabwo ngiye ndababwiza ukuri ko Diana binavuga nta bwenge burimo zero turabashimiye ni ukuri kw'Imana Imana ibaho umugisha wereze abashimira Diana cyano twayijyanye ngaho bashimire ubabwire bakora ama subscribe njya numva ariko mu bivuga wa guys kuba abantu nabatumiye bakaza hano bakabagumura bakangumurira abafana nimumbwiye n'ukuri kw'Imana ngiyewe mba ndi kubigisha rero turumva gusambana nagari ari ikintu kibisi cyaha wowe ni ugusambana nabi ugasambana mu buryo butari byiza nicyo cyaha nusambana neza ku mahoro naribi so rero guys iyi ni Diana Media official guys mukore subscribe share comment kandi mujye muduha ibitekerezo ukuntu mwatubonye cyangwa uko tuzaza ushize bityo dushaka ko tuganiraho murakoze cyane murakoze Diana murakoze